aho data aziye yaje tumaze kabiri mu nzu atushyira muka data. Ngeze kwa muka data arambwira ngo imwoyo ko atakugiriye ntuzazisabe. Arangije arambwira ngo uzajya urya wiyushye icyuya, uzajya urya wabikoreye. Uyu munsi wa none ndagira ngo mbabwire, Yesu ni umugabo mwiza. Umubyeyi ashobora kuguta, nyoko akananirwa akagusiga, ariko turashimira Yesu ko iyo yaje gutoragura akakugirira neza. Neza ya irungi twarazihekenyaga, ibyo byose nabibayemo gutyo. N'amaguru umunyi ntube wambaza n'izina ryanjye, nkibera mu mafi gusa, nkibera muri uwo munezero warwo, kumva ubuzima bwanjye nta buhari, kumva ntacyo ntegereje mu isi. Ariko turashimira Imana. Imana ibasha kuguhisha mu gihe, ikazaguhishura mu kindi gihe. Iyo wemereye Yesu ahindura amateka y'ubuzima bwawe. Hanyuma birangiye arambwira ngo sha, ngo wowe ntacyo uzimarira, nayimbwa ntuzayikamira. Arambwira ngo rwose iyo abana banjye bapfuye uza kuba rero upfa. Babana bose twavukanye uko bari bane, batatu barapfuye mbari usigara. Naje rero mfite agakiza k'Imana. Data nyitegereje abona ndi umusazi ntacyo mvuze, ariko ndashimira Yesu duhamagara. Iyo atuvuzaho ijambo, iyo aturuhuye, uyu munsi ijambo yatuvuzaho irarikurikirana. Ineza y'Imana narayibonye kuri uwo musozi. Gambi zisenye ingo zitsindwe, Maragambi z'ubusambanyi zitsindwe, Maragambi zituma hari abana b'abinzererezi bagatangira umuruho hari bato. Izo mbaraga nizitsindwe kubw'umusaraba. Wambaraga we y'urukundo, ngwino kubw'umusaraba. Wambaraga we y'urukundo, ngwino kubw'umusaraba. Umugisha w'imbabazi z'Imana utuzeho kubw'umusaraba. Umugisha w'imbabazi z'Imana utuzeho kubw'umusaraba. Tangaje gutsinda gukomeye, dutangaje gutsinda gukomeye. Imvura y'umugisha nigwe mu mirima yacu twese, abantu nimusigarwe musorome ku giti cy'umugisha. Tega ibiganza mwakire, tugabira yiteguye ni Yesu. Byananiranye n'ibishoboke kubw'umusaraba. Tangaje gutsinda gukomeye, dutangaje gutsinda gukomeye. Imvura y'umugisha nigwe mu mirima yacu twese, abantu nimusiganwe musorome ku giti cy'umugisha. Tega ibiganza mwakire, tugabira riteguye ni Yesu. Byananiranye n'ibishoboke kubw'umusaraba. Byananiranye n'ibishoboke kubw'umusaraba. Imana ishimwe.
turashimira Imana muri uyu mwanya ko yaduhaye ibihe byiza, ikaduha uburyo bwo kugira ngo twongere tuyitaramire, tuvuge intsinzi yayo, tuvuge kugira neza kwayo. Ndashimira Imana ko yaturinze mu rugendo tukagera hano amahoro, kandi ndashimira Imana imirimo yakoze ni myinshi. Ndashimira abayobozi bateguye iki giterane hamwe na korali Jehova Jire. Imana ibaho umugisha, kandi iyi ntego bahaye iki giterane ni intego nziza. Imana iratsinze, uretse hano i Musanze, Imana iratsinze no mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Imana ni muyimpera amashyi, Imana ni muyimpera amashyi, haleluya! Imana iratsinze. Nitwa Twahirwa Remo, ku baje nyuma batari bahari mu gihe twakirwaga. Hanyuma ndi umuvugabutumwa bwiza, nkorera umurimo w'Imana mu rurembo rwa Huye ku itorero rya Taba. Hanyuma abanyetaba barabasuhuza, nimwakire intashyo. Yesu abaho umugisha. Ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana. Nifuza ko dushingiraho cyangwa se tuganiraho, hanyuma habaha n'ubuhamya bw'imirimo Imana ikora, ko ntaho Imana itakura umuntu, ko nta naho itamugeza. Imana ishimwe. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibice 11. Turasoma umurongo wa 28. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice ni 11, dusomye ku murongo wa 28. Haravuze ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho ko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, ko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Muyikirize ngo amen. Hanyuma dusome no mu Migani ibice 14, umurongo wa 13. Hanyuma tuvuge kugira neza kw'Imana. Imigani ibice 14, umurongo wa 13. Hari ijambo rivuze ngo, nahaseka mu mutima we harimo agahinda, kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko uyu mwanya muri iki giterane tuvuga intsinzi ya Yesu, kuko turi abahamya b'Imana yakoze, kandi impamvu tubivuga, hari imirimo ifatika igaragara Imana yakoze ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Uyu mugabo witwa Yesu niwe wihariye iri jambo kuva isi yabaho, kuva isi yaremwa. Niwe wenyine wavuze ko ashobora kuruhura abantu, niwe ushobora gukura imitwaro ku bantu, niwe ushobora kuruhura indushyi ziriho mu buryo butandukanye, niwe ushobora kuruhura abantu baruhijwe n'ibyaha. Nicyo gituma uyu mwanya turi abahamya bo kuvuga imbaraga ze, bo kuvuga kugira neza kwe, bo kuvuga imirimo akora, kubera yuko twaramubonye kandi twabonye kugira neza kwiwe. Haleluya! Yesu ni umwami mwiza, niwe wenyine umwami utwara abatware, niwe wenyine ufite imbaraga, niwe wenyine ubasha gukiza ibikomere byuzuye imitima y'abantu, niwe wenyine ubasha kuruhura indushyi akaziha amahoro. Ijambo ryatubwiye ngo, nimwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kandi umutwaro mbakorera nta
yaduhije. Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Yesu naramubonye, ndashimira Imana ko Imana yamutanze kandi Yesu akaza agatsinda. Niyo mpamvu uyu mwanya twicaye ahangaha, niyo mpamvu uyu mwanya mpagaze aha. Sinakagombye kuba mpahagaze, ariko intsinzi ya Yesu uyu munsi wa none itumye mpagaze ahangaha mvuga kugira neza kw'Imana. Ndashimira Yesu wampamagaye. Reka mbabwire muri iki giterane, kubera yuko turimo turavuga twamagana ibiyobyabwenge, turimo turavuga twamagana amakimbirane mu ngo, turimo turagenda twamagana abangavu bacu baterwa inda, twamagana iryo terwa ry'inda abangavu bacu. Uyu munsi wa none turimo turagenda turwanya ihohoterwa ritandukanye. Jewe ahangaha ni umuhamya w'uko nabonye ibyo byose, kandi Yesu yarangiza akaza akabinkuramo. Uyu munsi wa none akaba yarampinduye umugabo, akaba yaranyuhagiye akanyoza akantunganya. Mana ishimwe. Je data na mama bararwanaga buri munsi kubera ibiyobyabwenge, kubera isindwe. Hanyuma bigeze aho mama arananirwa, twari abana bane b'abahungu. Hanyuma arangije arananirwa, aradutaragenda aratubwira ngo iwacu ndahazi, ntabwo iwanyu ni ahangaha. Aravuga ngo ndananiwe sigara mu nzu. Twasigaye aho ngaho turira twese, nta wundi muntu wo kutureba. Aho data aziye yaje tumaze kabiri mu nzu, atushyira muka data. Ngeze kwa muka data arambwira ngo imwoyo ko atakugiriye ntuzazisabe. Arangije arambwira ngo uzajya urya wiyushye icyuya, uzajya urya wabikoreye. Uyu munsi wa none ndagira ngo mbabwire, Yesu ni umugabo mwiza. Umubyeyi ashobora kuguta, nyoko akananirwa akagusiga, ariko turashimira Yesu ko iyo yaje gutoragura akakugirira neza. Neza ya Yesu irahangaha. Byashoboka ko hano hari ababyeyi bananiwe nkuko mama yananiwe. Reka mbatangarize ko Yesu uri hano, yaratsinze, araruta ababyeyi, araruta amakonti ufite. Yesu araruta byose. Abamwakiriye yaraturuhuye, yadukuyeho imitwaro. Uyu munsi turagenda twemye. Nimumumpera amashyi. Yesu ni umugabo. Ndangije mu bitana n'ubwo buzima, hanyuma ndangije amashuri abanza, nahise njya kuba mayibobo i Kigali. Nabaye inzererezi hariya sejeni igikondo ry'imigati yaboze. Umuntu wese ubonye asunikisha umugeri, avuga ngo dore uko gisa. Nari igikara ntakaraba, ariko Yesu turamushimira ko yaduhamagaye atatwinuka. Yigeze atubaza impamvu twabikoze, kuko ari umubyeyi mwiza. Uyu munsi nawe arakuruhura. Ndumva intsinzi ya Yesu iri ahangaha. Imana ishimwe. Ndi muri ubwo buzererezi ndi mayibo, ndagira ngo nkubwire ngo nageze ubwo ninjira mu biyobyabwenge. Namagura umogi nkanywa za mayirungi. Yesu nkazihekenya, mayirungi twarazihekenyaga. Ibyo byose nabibayemo gutyo. Namagura umogi ntube wambaza n'izina ryanjye. Nkibera mu mafi gusa, nkibera muri uwo munezero warwo, kumva ubuzima bwanjye nta buhari, kumva ntacyo ntegereje mu isi. Ariko turashimira Imana. Imana ibasha kuguhisha mu gihe, ikazaguhishura mu kindi gihe. Iyo wemereye Yesu ahindura amateka y'ubuzima bwawe. Yesu ni umugabo, ndamwemera. Yesu yampamagaye ndi umurasta. Nari umurasta nambara amadirede. Ndagira ngo nkubwire ngo muri icyo gihe twari abarasta, twabaga mu muryango witwa Abasaje. Niko twari twarawuforomye. Ibintu byose kugira ngo twemeze abantu, ikintu cyose twavugaga twongeragaho aje. Inyonga zimaze kutwica twazinyweye, hanyuma ikintu cyose tukavuga ngo niba ari ukugenda nigendaje, kurya niryaje, kuvuga nivugaje, kureba nirebaje. Ibintu byose twongeraho aje kugira ngo twemeze abantu ko turi Abasaje. Ariko twari dufite agahinda kuzuye mu mutima. Ijambo ryatubwiye ngo nubwo aseka, ariko agahinda karuzuye mu mutima. Kandi ryavuze ngo iherezo ry'ibitwenge ni ugushavu. Reka nkubwire ngo uyu munsi aka gahinda kitwaje shavu,
hari abantu uyu munsi bashavuye, iyo shavu yaje ahita azana kwiheba, kwiheba agahita azana kwiyanga, kwiyanga agahita azana kwiyahura, kwiyahura agahita azana rupfu, rupfu agahita azana kurimbuka. Ni uwo mugambi Satani afite, ariko Yesu afite umugambi mwiza ku buzima bwawe wo kugukiza kugira ngo utarimbuka, akaguha ubuzima, akaguha kubaho, agahindura amateka y'ubuzima bwawe. Uyu munsi Yesu atsinde, ndakwifuriza gutahana intsinzi. Haleluya. Hanyuma uyu mugabo Yesu yampamagaye hari saa 10 za mu gitondo, numva ijwi rivuze ngo Rayimoni, urarenga hano urapfa kandi uraburimbutse. Nasohotse ngiye gushaka ubivuze, bebaje bazaje, ndavuga ni ninde? Ndavuga ni wa muginga we mba nkweretse. Ubundi nagiye i Kigali mvuga ngiye gushaka imbaraga, hanyuma nimanuka nzajya nkubita muzehe mukecuru, nkubite nzajya nkonda kunzu mvuge ni nanjye narakuze we. Numvaga ngiye gushaka ubugome kugira ngo nanjye nzaze kubitura. Uwo munsi Yesu arampamagara arambwira ngo uyu munsi nurenga hano urapfa kandi uraburimbutse. Shaka ubivuze ndamubura. Umunsi wose nirirwa numva iryo jwi rimbwira gutyo. Hanyuma ndangije ngeze nimugoroba mu gitaramo cyo kunyura urumogi abandi bagiyeyo, nanjye ndabibeta ndagenda ndavuga ngo Mana, nakoze inzaha byinshi, uyu munsi ndakwingiza nimpfa ubimbabarira unyakire. Ngiye kubona mu maso yanjye mbona hajemo umucyo mwinshi, ibyaha byose nakoze ndabibona. No kugeza mfite imyaka 12 nari ngiye kwiyahura bamanura mu giti. Niyo mpamvu nkubwira ngo uyu munsi wa none Yesu utanga amahoro, Yesu uruhura, uwanduhuye aracyakora, intsinzi iracyahari, uwanduhuye ndakutangariza ko uyu munsi nawe arakuruhura. Ndangije nafashe umwanzuro mu gitondo ya saa 10 ijwi ryambwiye ritarimbwira ngo uyu munsi genda ujye gusenga kandi ugende winjire mu barokore. Ninjiye mu barokore mu gitondo, ninjira mu kondi. Hanyuma maze kugeramo abarokore bambonye bataha dayimoni. Nari nambaye ibintu bishwabaguye, ibintu naguraga n'agapira nkahita ngataburira ahangaha kugira ngo gusa habe imikiranyo. Urumva ngezemo abarokore baravuga bati mu izina rya Yesu dayimoni iratwinjiranye, ariko Yesu yari yamaze gutanga komande. Haleluya. Hanyuma rero barasenga, umubwiriza butumwa ari mabwiriza ijwi rirambwira ngo nibavuga ngo guhaguruke babasengere ntiyagira ungutanga guhaguruka. Niko mzagenza muze ngukeneye ko tumusengera, nta muntu wigeze untanga guhaguruka, nahise mpaguruka. Hanyuma arangije gusenga ijwi rirambwira ngo genda umubaze ngo wigisha umubatizo ryari ngo nyandike. Nahise ngenda ndamubaza, arambwira ngo ni kuwa 2 saa 8. Hanyuma ndamubwira ngo nyandika. Kiva aho ngaho ngiye kuri geto twabagamo, ijwi rirambwira ngo ntugire icyo urya cyangwa unywa utabonye Bibiliya. Rirambwira ngo ntiwicare utabonye Bibiliya. Nashatse Bibiliya kuva mu gitondo ngera saa 10 ntarayibona. Kubera iki? Nahuraga n'abantu nkababwira ngo hagararaje. Bonaje Bibiliya yaje he? Nari hivuga mu gisaje mu cyacu, nari hivuga mu kirasta cyacu. Hanyuma umuntu yandeba akavuga ati bana ubanza rasta bizarangiye ko nabaga ncometse amaherena, nabaga ubwanwa narabuboshye inweri, amatuza yarareze, nari niga, ijisho ryabaga ryarahiye kubera urumogi. Nukuvuga ngo uko narindi nanjye ubwanjye uyu munsi yo myibutse shimira Yesu uhindura amateka, akuhagira imyanda yose akayimaraho. Uyu munsi nawe aragukorera igitangaza, Imana ishimwe. Hanyuma bigeze nimugoroba ndavuga nti Bibiliya ndayibuze reka nigendere. Ryajwi rirongera rirambwira ngo nakubwiye kuticara utagira icyo urya cyangwa unywa utabonye Bibiliya. Nahise mvuga nubwo noneho nigendaje barabarani nitoraje, ndamanuka muri kaburimbo nkajya ndeba iburyo n'ibumoso kugira ngo ndebe ko natora Bibiliya. Sinayibona, ariko nubo y'amaso mbona umwana w'umuhungu uvuye gusenga yarafite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, mpitavuga ni nocikaje niyamburaje. Hari icyo twitaga kurya umwanda ukarakara nta muntu muvuganye, ijisho rigashirira nta muntu muvuganye, ukarakara uburakari bwinshi. Bitavuga ni niryaje mwando siyamburaje tu. Umwana akingera mitamubwira nihagararaje sha. Umwana ahagaze yumva ibizari bizaticeceranya, mitamubwira ni nayindi Bibiliya ufite. Arambwira ngo iyindi ufite iri mu rugo, mitamubwira ni zanaje yo ngiye.
hanyuma arayimereza. Amaze kuyimereza nari mfite amafaranga 1,200 ndayamuha. Maze kuyamuha aragenda. Ntabwo nari nzi uko Bibiliya igura. Icyo gihe Bibiliya yaguraga 470. Namuhaye nk'ebyiri n'igice. Hanyuma umwana aragenda, ndamubwira ntuzigurira indi. Mpita mfata Bibiliya mpita ngenda. Ntangira ubwo. Ndashimira Yesu, ni umugabo. Haleluya, haleluya. Byashoboka ko uri hano wihebye, byashoboka ko ababyeyi bagutaye, ushobora kuba warabyariye iwanyu, ushobora kuba warahuye n'akaga ugahura n'ibibazo, uyu munsi ukaba wuzuye ibikomere, watewe n'umuryango, watewe n'ubuzima wabayemo, ariko ndagutangariza ko Yesu afite intsinzi. Uyu munsi arashaka kuguha amazi amara inyota, arashaka kukomora ibikomere, kugira ngo uyu munsi nawe uzajya ugenda uhimbaza Imana, uzajya ugenda wumva ushima Imana. Hanyuma umunsi umwe turi gusenga, amaze kubatizwa, Imana irambwira ngo umanuke ujye ku musozi w'iwanyu, kandi Imana isubizayo irambwira ngo icyambere uzagenda ubabarire so, ubabarire nyoko, ubabarire na mukaso, hanyuma ineza yanjye nzayikwereka. Naramanutse ngeze iwacu, data yitegereje arambwira ngo sha nawe wagiye muri babasazi. Ndamubwira ni ntabwo ari abasazi. Arambwira ngo burese bariya ni bantu ukine bazima. Ndamubwira nti turi bazima. Hanyuma birangiye arambwira ngo sha ngo wowe ntacyo uzimarira, nayimbwa ntuzayikamira. Arambwira ngo rwose iyo abana banjye bapfuye uza kuba rero upfa. Babana bose twavukanye uko bari 4, 3 barapfuye, mbari usigara. Naje rero mfite agakiza k'Imana, data nyitegereje abona ndi umusazi ntacyo mvuze, ariko ndashimira Yesu duhamagara. Iyo atuvuzaho ijambo, iyo aturuhuye, uyu munsi ijambo yatuvuzaho irarikurikirana. Ineza y'Imana narayibonye kuri uwo musozi. Haleluya. Nari nzahari iteye ubwoba, kandi reka bivuga hari yabonaga ari uko nguko biri, ariko turashimira Imana kuko batubona atari ko Imana itubona. Muri abanyacyubahiro bakomeye mu maso y'Imana. Umuntu Imana yaremye ni umuntu ukomeye mu maso y'Imana. Ukuri kose ntihagire ugusuzugura. Abandi imigeri bakasunikira hirya. Uyu munsi wa none iyo baza bantega bateze icyo ndibubamarire, nanjye kubera ko nakiriye Yesu nkabagirira umumaro. Imana ishimwe, uri uw'umumaro, uri uw'igiciro. Uyu munsi wa none nubwo uhura n'ibintu bikomeye ugasanga ufite impagarara, ariko Yesu uruhura, yiteguye kukuruhura, yiteguye kukugirira neza. Imana ishimwe. Hanyuma ndaza ngeze iwacu, ndabyibuka ko muri ubwo buzahara abandi bagabo bose babonaga nta kintu nzimarira koko, ariko ndashimira Imana kubera yuko iturebera imbere, ikaturebera naho tutareba, igakora imirimo n'ibitangaza. Najyanye umushinga w'ubukwe ngiye gushaka kugira ngo nsingirwe. Pasiteri anyitegereje arahindukira ahamagara umukobwa aramubwira ngo se ibintu Raymond yambwiye ni ukuri? Kubera ukuntu nari nzahaye, kubera ukuntu nari meze. Hanyuma aramubwira ati mfite impungenge kuzaba umugore w'icyumweru kimwe cyangwa 2. Aramubwira ati izo niyemeje, narabyiyemeje. Ariko pasiteri nawe ntabwo yari we, nuko yabonaga situation ndimo akimbwira ko ari uko bizahora. Abakiriye Yesu ntabwo ari uko bizahora. Haleluya. Ahindura amateka, ubuzima bukemera, ubuzima bugahinduka. Ndangije ndashyingirwa ngo rubukwe, narabyaye, mfite abana 4 b'abahungu, mfite n'abakobwa 2. Uyu munsi umwana wanjye mutoya afite imyaka 24. Turi kumwe, yaje ntwaye n'imodoka, niwe wanzanye aha ngaha. Imana ihindura amateka, Imana itanga ubuzima, Imana ibeshaho. Ngeze imyaka 33 nafashe icyemezo njya kwiga, njya tronko. Abantu baraseka urw'amenyo. Najyanaga n'abana banjye kwiga. Iyo igihembwe cyarangiraga twese twazanaga birote tukazanira madamu ari we mama wacu twese. Bakambwira bati papa nta bintu byinshi, ufite amanota menshi ni we mama hemba. Nanjye ngashyira hasi. Tronkomenda ndayiga hariya muri Neri ku Gisagara, muzabaze. Si ibintu byo kuza gutera igipinda ahangaha, turavuga imirimo y'Imana.
twese hano tuzi aho Imana yatuvanye, tuzi aho Imana itugejeje, ndetse tuzi n'aho Imana irimo itujyana. Nimuyimpere icyubahiro, Imana ishimwe. Turokome ndayiga ndayisoza, amashuri yisumbuye ndayiga ndayasoza. Imana iri kumwe nanjye, Yesu ari kumwe nanjye, kandi n'urugo rudahungabanye. Ibintu byose Imana ibishyira mu buryo. Kaminuza ndayiga ndayisoza, ndangije uyu munsi ndi muganga wemewe n'amategeko ya leta y'u Rwanda. Ntabwo ari ibintu by'ibipirate cyangwa se by'ibihimbano. Iyo nicaye muri biro yanjye ndi gukonsirita umurwayi, mba numva ari Imana yabikoze, mwumva Imana ishoboye byose ari yicaje aho ngaho, narangiza nkayizamurira icyubahiro. Nagira ngo mbabwire ngo Imana yacu ni Imana ihindura amateka, ni Imana ihindura igatanga ubuzima. Uyu munsi ndi muganga, turi muri ruriya rugendo turimo tuzamuka. Hari umuntu wambajije arambwira ngo mbese ni wowe waje uhagarariye akarere, ni wowe akarere kohereje? Namubwira nti ntabwo ari jyewe. Uyu munsi wari mayibobo, wari inzererezi. Nicaye muri ziriya ntebe, nicaranye n'abashumba bakomeye, nicaranye n'abayobozi. Urumva Imana idakomeye. Ariko Yesu ni umugabo. Uyu munsi iyo polisi iza kumfata n'urumogi nanywaga, uyu munsi mba narakatiwe hari burundu y'umwihariko. Ko naranywaga kugera ku rwego numva kabisa twarutekaga. Ni Yesu abasha gukiza izananiranye, akava aho ngaho yizeye, kandi na bwa burwayi bwose Yesu yakuyeho, kuko ari umugabo afite ubwenge burenze ubw'abahanga bose. Uyu munsi ndagira ngo murarikire kuza kwa Yesu. Kandi ndashoje, ndashaka ko dusenga Imana, ndashaka ko dusenga Imana. Uyu munsi turasenga Imana, turasengera abantu. Abashumba bacu bari hano kugira ngo basengere abantu. Abashumba barahari kugira ngo basengere aka karere ka Musanze. Abashumba barahari kugira ngo basengere iki gihugu cyacu. Uyu munsi wa none Imana iduteye iteka muri iki giterane. Imana igiye gukiza imitima, Imana igiye kuruhura abantu barushe bikoreye imitwaro. Imana igiye kubashyira mu mubare w'abana bayo. Niyo mpamvu gusaba ngo uri aho ngaho uyu munsi wa none ukeneye ko Yesu akuruhura muri iyo miruho myinshi ubayemo, igihe wagerageje no kwiyahura biranga, ntawe ubona ubuhungiro. Ariko kwa Yesu uyu munsi wa none hari ubuhungiro. Zamura ikiganza cyawe. Imana ishimwe kubera yuko uzamuye ikiganza. Imana